Yesu nashimwe. Rero turi muri cya kiganiro cyitwa humuka nonaha, ndagira ngo mbabwire amakuru maze iminsi mbona, maze iminsi mpabwa, umutima wanjye umaze iminsi umbwira ngo mbabwire aya makuru. Ni amakuru areba agakire, amakosa abantu bakize, abantu Imana ikunda guha amafaranga biturutse mu gusaba amafaranga ku Mana ikayaguha, amakosa gakunda gukora. Urabona hari ukuntu umuntu aba ari umukene agasenga, Imana ikamucira inzira akaza gukira. Rero abo bantu hashize iminsi mbona ubutumwa bwabo ngomba kubabwira, kimwe n'abandi bantu musenga muvuga ngo Mana duha amafaranga, dukeneye amafaranga. Hari amakosa rero mugenda mukora bizatuma mwisanga mu bihombo. Satani amaze imyaka irenga 100 akora umushinga wo kugira ngo asenye ba bantu Imana yahaye umugisha, agasenyere ibyabo, asenye bizinesi zabo, basubire kongera kuba abakene. Rero aya makuru nkimara kuyamenya byabaye ngombwa yuko mu buzima nari mfite akazi, ndavuga ngo reka manze mfate iminota mikeya mbahe aya makuru, kugira ngo Satani amajije gukora umushinga neza wo kugira ngo aze agasubize hasi abari abacuruzi, abari abayobozi, abari abantu bakomeye cyane, agasubize mu buzima buciriritse, bongere gakora ibiyede, bongere gakora igikarani. Natwe dukora igikarani cyangwa twe duhinga, twe tworora ariko tutarakira, izi ngamba ziratureba, ni ukugira ngo nidukira tukagera hejuru, Satani umugambi afite ni ukugira ngo azongera dusubizeyo. Ariko kuko Imana ibakunda, kuko Imana igira neza, byabaye ngombwa yuko ibahishurira iri jambo kugira ngo mubyiteho. Turasoma muri Yobu, reka tumanze dusome ijambo ry'Imana ryanditswe muri Yobu igice cya mbere ku murongo wa 19. Harimo ijambo rivuga ngo nuko haza inkubi y'umuyaga iturutse mu butayu, maze inzu igwira, abo basore barapfa. Ninjye warokotse njyenyine wo kubikubikira. Mwakira ijambo ry'Imana. Ntabwo tuvuga ngo dushimiye Imana kuko iri jambo ni ribi, ni ijambo ry'agahinda, ni ijambo ry'amarira. Yobu abana be baje gupfa bose, barapfa. Reka duhagarikira. Satani rero amaze igihe kirekire afite umugambi wo kugira ngo abantu Imana yahaye umugisha yongere awusenye, yongere awufate, basubire mu buzima bubi. Gahunda rero afite ni ukugira ngo afate za social media, abana b'abakire, abana bacu twe twagize amahirwe yo kugura za smartphone, abigishe uburyo agakobwa gakwiye kwambara, bakagaragaza amabere, bakagaragaza imikondo, bakagaragaza n'ibibero. Noneho aka gakobwa nikamara kugaragaza ibibero, abasore bazabagirira santima, nibabagirira santima bagende bagasambanye. Ikintu ukwiye kumenya ni uko mu gusambana, iyo usambanye n'umuntu habamo imyuka mibi, karande. Habamo karande iyo usambanye n'umuntu ukunda gukora impanuka, afite umwuka mubi wo gukora impanuka, mugasambana, nawe wa mwuka mubi wo gukora impanuka uraza. Yafite umwuka mubi, karande y'ubukene, nawe iyo usambanye nawe ya karande y'ubukene iza ku buzima bwawe. Yafite umwuka mubi w'amahane, ubucamuke, ubugome, ubujura, mugisambana kuko mwahuje imibiri, ya karande nawe iza kuri wowe. Rero Satani aragira ngo yigishe aba bana bacu bafite za smartphone
uburyo bakwiye gukora kugira ngo abagabo barebe ubwiza bwabo bagakunde, baze bagaha amafaranga bagasambanya. Akagasambanya gafite ibibazo, gafite karande zitandukanye, gafite amarangamutima, gafite imyitwarire mubi, gaze gahinduke. Kandi ikizabikubwira ni uko akenshi bano bantu batangiye kugaragaza amabere, batangiye kugaragaza imikono ndetse n'ibibero, batangira kwangirika mu buryo bw'imitekerereze, bakumva bakeneye kuba abantu b'abasitari, kuba abantu b'abasupasita. Ibi rero ni ibintu bitaba byiza, kuko usanga abasitari benshi aba tubona ku ma YouTube cyangwa ku mateleviziyo nko muri Amerika banywa ibiyobyabwenge, umwana agatangira yumva yuko kwambara utwenda tugufi ntacyo bitwaye, ejo akagera ku rwego avuga ngo no kunywa itabi ntacyo bitwaye, agatangira yishyiraho amatatuwaje avuga ngo nabyo ntacyo bitwaye. Ibyo rero mwumva ko bidafite icyo bitwaye, nibyo bigiye kwica abantu, niwo mugambi Satani afite. Ariko ku bw'amahirwe twagize ni uko tugomba gukora uko bishoboka byose, tugafata natwe ingamba zituma Satani atatumenyera, twongera tukamenya imbaraga zo gusenga, tukamenya imbaraga zo kumenya Imana. Noneho hari amakosa tujya dukora nk'abakire, abantu dufite amafaranga, nanjye ndimo, nawe urimo, kandi niba utanayafite Imana izayaguha. Amakosa tujya dukora rero nayo, twemerera abana bacu ko batangira kwishyira mu cyiciro batarimo. Sogokuru wawe yarasenze, Imana imuha amafaranga, noneho imajije kumuha amafaranga arakuraga, akushyira mu mashuri meza. Ariko wowe nk'umubyeyi, amafaranga papa wawe yaguhaye, uri kubura ukuntu umenya ubwenge utoza umwana wawe kugira ngo azayacunge neza. Igihe cyose wemerera umwana wawe akambara iyi myenda mibi, akambara imyenda yo gukurura abagabo, ntabwo uzi neza ko utangiye gusenya bizinesi yawe. Ni igihe uba utangiye gusenya bizinesi yawe, uri gutuma umwana wawe akurura abagabo, nibaza bakamusambanya bakaryamana nawe, yakira izindi mbaraga mbi ziza mu gisekuru cyawe, bigatuma ya mafaranga nusaza ukamuraga imitungo, yarabaye mu buzima bwo gukurura abagabo, kwambara ubusa, bigatuma agera ku rwego rwo kunywa itabi, yitera ibishinge by'ibiyobyabwenge, bizatuma atabasha kumanaginga imitungo uzamusigira. Rero iyi mitungo uzamusigira izajya mu kibazo, izajya mwiraha, usange ibyo waruhiye, ibyo sogokuru wawe yaruhiye byose bipfuye ubusa. Niyo mpamvu rero ukwiye kumenya ubwenge, ugatangira ugatoza umwana wawe kubaho neza, ukamwigisha ukuntu bambara neza, ukamubwira ko atemerewe kugira umugabo bahura nawe, atemerewe gukora imibonano mpuzabitsina atarashaka. Ibi bizatuma bizinesi yawe igira agaciro, bizinesi yawe uyiha uburinzi. Upfa kuba warasenze Imana ufite amakuru y'uko amafaranga mutunze yavuye mu gusenga. Satani ni umugome, arashaka ngo abana bacu abice nabi, bakunde iby'ubusitari, bakunde kumva yuko bakomeye, kwishyira mu kindi kigero. Ni ibintu bibabaje cyane, aho ushobora kubona nk'umwana w'umukire, njya mbibona nko ku bana ba mukuru wanjye, akagenda mu muhanda agaragaza umukondo, amabere, amatako. Muba mukina n'ibyo mutazi, ni ugukina n'ibintu umuntu atazi, kandi bizagakoraho, bizatuma bizinesi zacu zihomba. Rero niba ushaka kugira ngo umwana wawe uzamusigire bizinesi kandi akure neza, murinde kwambara ubusa, kuko kwambara ubusa ni ugukina n'umuriro, ni nko gufata amavuta ashushe ugenda ukoramo, rero agera akagutwika. Mwakoze gukurikirana ikiganiro cyacu, ntukagende udakoze subscribe, nzaza mbisobanure neza. Hari aho nari ngiye
bibaye ngombwa yuko ngenda ariko nzaza mbisobanure neza. Rero mwakire imbabazi z'Imana ku buzima bwanyu, ntabwo twarangiza iki kiganiro tutabwiye abantu batarakira Yesu n'umwami n'umukiza. Ikintu cya mbere gishobora guhindura amateka yawe wowe ukiri hasi ni ukwihana, ukamenya ko Imana ishoboye byose. Ufite Imana birashoboka. Rero reka dusengere abantu bari mu buzima byanze. Uyu munsi ndagira ngo uhumuke. Uyu munsi ndagira ngo ubone Imana. Uyu munsi ndagira ngo kwera kw'Imana kugere kuri wowe, gukora kw'Imana kugere kuri wowe, umwuka w'Imana ugere kuri wowe, Imana ikore ibidasanzwe ku buzima bwawe. Vuga aya magambo: Mwami Yesu ndakwakiriyemo mbereye none, ntandukanye n'ibyaha, ndashaka kwinjira mu ijuru. Uri Imana ishobora byose, ndabyakiriye. Amen. Akira umwuka w'Imana n'ijambo ry'Imana rigere ku mutima wawe. Murakoze. Ntukagende udakoze subscribe cyangwa share cyangwa follow kuri Dukuzumuremyi Church online no kuri TikTok wajyaho n'ayo mazina dukoresha. Murakoze cyane.